musaraba watumye tumutsinda Kumusaraba watumye tumutsinda kumusaraba watumye tumutsinda koraza gahobera ati mwana wanjye uranishije ntabwo umeze nka nyamugeni ariko ahubwo yigirayo cyane ugati okay aho uri na hano ndi niba ubishobora mpereza ukuboko kwawe urumva ikindi umukinguro munaniye none namutabaza arabonetse ni kubwo kwizera none mutabaza uri gushaka iki ni ibiki yagize bite nyine ayiwe tabara ahubwo mbabarira basi niba ubishobora rambura ukuboko kwawe kungezeho niko yabwiye rambura ukuboko kwawe arakurambura bimugoye arakurambura ari umuntu urukurambura ukuboko kandi aremerewe arakurambura aramufata aramukurura aramushikanuza amukuramo aramubwira ati waneze inzira yawe aho ntazahagarika kuko ntabwo nyamugeni n'ibyo yajya guhagarara twagutyo uri kugenda abazaguza hajya sobanura hameze gute hajya ni byiza harya mukristo yaseze kandi nta mukristo wabayeho ni wowe w'iki gihe ubwirwa byari byawe urambuye ukuboko ukabyakira turi kuyi insanganyamatsiko niba warahamagawe byo gira gute hagarara mu butsinzi bigende bite ntabwo imana ishobora kuguhagarika mu nsinzi wowe ubwawe utarahagaze mu butsinzi ngo usiga abwira imana ibyo wavuze mbihagazemo ahubwo ikibindisha kiri hehe ni uko imana ishakamo kwizera no gufata ibyo imana yavuze kuko kugira ngo abo twiganye nimugoroba mwabyumvise iyo wize satani uwo ari we na yesu uwo ari we wasaba imana imbabazi hari n'ibibazo bibazwa bikabazwa ku mayutube n'ibiki byose impamvu kuki imana yari izi ko satani kuki imana yaremye satani kuki imana na n'ubu ikemereye yuko satani akiriho nta kintu satani atwaye imana n'abantu bayo ntitubazi se ntitubazi abantu b'imana bacitse satani yaba afite imbaraga enoki akamugendana mu by'ukuri mubyize neza yaba afite imbaraga intumbi ya Mose kandi yapfuye acumuye arashaka arahari n'ikimenyimenyi mu isezerano rishya Mose yirekana ari kumwe na Yesu na yire kugira ngo satani asebe anamwara atsinzwe nuko atajya imana agomba gufata Aburahamu kaza kibera hamwe na Eliya ku musozi urabagi imana iti oya ndashaka kongera gukubita satani 10 batazabyigisha nabi Mose n'uwanjye yizire hamwe na Yesu amen satani yabuze pfo na ruguru na ibi turi kubivuga mu gitabo twifuzwa ku page 94 twasomye amagambo ngo nukuririza satani imbaraga zuzazibona twashatse imana iryo jambo turitinya cyane buri hari amagambo abahenze nukuririza satani ngo satani we imyuka mibi hari abantu rero ikintu cyose uburwayi bwose imyuka mibi erega ibitega nawe biki Jusenga cyane ugwiza amasengesho niyo masasu uzatikuza umwanzi nta mpamvu zo gukuriza imbaraga za satani ngo umunyantege hanyuma y'abandi mwisi ahindisha satani umushyitsi yagize kwizera hanyuma ngo
y'abandi. Nabonye umuhanuzi ati nabonye abazakira ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa no kwizera. Uzaba ari umunyantege nke hanyuma y'abandi azaba arusha Dawidi imbaraga. Dawidi uhagarara mu butsinzi ati icyo kintu muri kumbwira ntibishoboka ntibibaho ntabwo mbyemeye. Kandi sinabyo yahamagariwe byibuze ngo yavuyeyo mu wabisengeye. Ntiyaragemuyera ntabwo yari azi ibyabaye ntiyabibaye yabonye ahageze. Uriya muhungu ajya anyigisha cyane. Ahagaze mu byahishuwe 12:11. Satani araroshywe mu isi yego kareka nuko mu ijuru habe intambara marika Mikayeli arwanira kugira ngo cyacyokawe bakiroshye mu isi ariko ntabwo bakiroshye mu isi ngo abo kiroshywe ngo bapfe bapapane imani bahebe ahubwo nabo hategurwa ibintu bitatu. Ugati rero aho uroshywe tubateguriye ibintu bitatu. Urasoma ijambo rivuga ngo musome 12:11. Tumbi ibyo abo mu isi bazamuneshisha nawe rero reba izo ntwaro bagiye kutubwira. Ni nko kuvuga ngo uko atsinzwe hano mu ijuru abani barwanisha ibi bitatu no bazamutsinda gikuzimu. Bazakomeza amanuka ave mu isi gikuzimu. Twumva icyo dukwiye kumuneshisha. Niba yararoshywe hano mu isi bakajya bamuvukiramo bakavukira muri kamere y'icyaha cyariko saho bihagarariye bamuneshesha ibintu bitatu. Nabo bamuneshesheje. Yego. 12:11 handitswe nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana. Natwe tuzamuneshesha amaraso y'umwana w'intama. Ni kimwe bavuze icyambere twakibonye yego n'ijambo ryo guhamya kwabo no kubihamya ko byakoretse yego guhagarara mu butsinzi yego. Icya gatatu ntibakunda amagara yabo no gupfa barabyemera. Niba hari ikintu Satani atinya ni igihe uri kumva ushaka gupfira Yesu. Amen. Bahita gatatu abo sahange badayimoni mwe twigendera umusaruro turawubuze. Batsindwa ariko itinya urupfu byanze bikunze araguhiga kugira ngo aruguhitanisha. Na iyi Imana igira neza n'inyarukundo. Nabo bazamuneshesha amaraso mwagiye muhora mutekereza umusaruro. Iyo umuntu w'Imana yajuganiwe niko n'indirimbo muzazisoma zari zo mu gitabo zari zahehe. Nubona wajuganiwe neza no kubwira abantu ngo gusenge kuma ntabwo biri gucamo wajuganiwe. Kimwe gusa ngiye kubwira n'Abisirayeli desi niko byagenze ubusabwe bw'abatongo ngo barebaho bizeye bagakira kandi bazakomeza kugenda bakira ariko barebyeho bagakira. Nubona wajuganiwe gira ahantu uturiza ureke wenda no gusenga utekereze iby'umusaraba wa Kristo n'amaraso yamenetse ngo agucunge ubyizaneho. Isengesho ryawe ribibyo gutekereza gusa intekerezo zishyire ku musaraba wa Kristo. Niba ari ikintu abantu Imana bagerageje bo mu byanditswe nabo bo bagerageza iyo bajuganiwe bagatekereza umusaraba wa Kristo biranditse Abakolosayi igice cya 2:15. Kuneshwa ubajije n'abamarayika barabizi bakubwira ngo kuneshwa ko bari mu isi nibo babitera. Ibyo Imana ibabwira barabyanze. Nubwo uri umunyantege nkeya ikintu cyose ujuragijwe n'umwanzi ugapfukama ntunasenge ntunaririmbe ugatekereza gusa umusaraba. Iki nta n'umwe wigeze atsindwa nta n'uzanatsindwa atekereza umusaraba. Upfa kuwikwegera gusa uti umusaraba wanshunguye ndengera. Imana yaba yikojeje isoni yabimwaye yabitsinzwe kandi ibyo ntibiyibaho. Ibindi warwanisha byakwanga ariko umusaraba iki Imana byandikije sirabeshya. Ifata abatware n'abakomeye n'abategeka imyuka mibi yavuye ahantu ho mu ijuru iyihemura ku mugaragaro. Izuba riva amen irabahemura kuko ikintu kimwe gusa niko byanditse ko Pawulo yabivuze. Kolosayi 2:15 ndayikunda cyane. Ibivuga ntiyanabahemuye ngo ibatsinde gusa iranyukanyuka ibivuga hejuru ati ndakwivuza ndakwigaranzuye ntukavuga ucece ikuzimu. Narayinejejwe cyane n'ukuntu ijuru ryose rizabwira umumarayika umwe. Abaserisi barahari, abakerubi barahari,
ibizima birahari bakuru barahari umumarayika umwe genda kuri satani wowe ushyire ikuzimu atari no kunigana nabo itegeko gusa ndavuze ngo ntumwe n'isumba byose yakuremye ngo hasi kohesha ijambo abo nibo bakurinze nibo turinze izagutegekera ayo si amasezerano yawe izagutegekera abamarayika aba noneho sima si umwe izagutegekera abamarayika hari ibintu ushobora kwiga ugasanga urigaye nta kwizera ugira twagombye gufata imana tukayikomeza inyigisho uko bakizera kandi koko niyo bitangiye disi iyi mana ni imbyeyi nayo iri hano kubyumva bifasha abagenzi bikaba byaje nicyo waba uri gusaba waba utarakibona ariko ukumva bifasha abagenzi ni ukuri ntabwo bayivira imbere ubusa igira ukuntu ivuga ati bebe igira ukuntu igukoraho ukumva ari ukuntu bigenzeho nubwo utaragera ku gisubizo ibi iri kukubwira ngo hagarara mu butsinzi wowe kuraho iki kubwiye gukuraho reba ikidatunganya ubigamisha asigaye uhamagara imana iraziryihisha hagarara mu butsinzi utsinde kuko niba hari ikintu kirwanya satani nawe akajegera ni umuntu uhagaze mu kwizera imana naho rero nubwo wasenga amasengesho miliyoni imana yagusubiza ngo wahagaze mu butsinzi hirya ko hari intsinzi twebwe ab'iki gihe cyangwa se abandi batsinzwe ni abantu bashaka ibimenyetso by'uwo mwanya aha ndakumvise kuko uzi ko nari nzi ko tutari kumwe ubu noneho ndabye ntabwo imana igikora gutyo aho ni ahantu uzisanga ngo karabaye kuko wahagaze ahantu nyine karabaye we mana urakoze karabaye abizera bahumana n'ibyo bintu niyo mpamvu muri yorodani barakomeza bakavogera ariko kubera ko batsikamiwe n'isanduku y'ubuhetse ntabwo ari iyacu ubona iyo witeka bakikanga amazi ngo agiye he amazi yiyashije za zikaza na u na i bikaza ni ukuri ibyo imana ivuga biba bipfunyitse n'agaseke gapfundikiye bibasha kwipfunyura uhagaze ahantu nawe ukavuza indi rukumirwa utiyobowe nabyo bibaho koko iyo wizeye hagato urumirwa imana ikora ibintu nawe ubwawe ukabwira imana ngo nibi bibaho ubishimirwe imana ariko mbwira nabyo bibaho se turi ku gikongoro ndi kumwe na Pasabato tuze amatike yo kutugarura iburasirazuba imana ihuhisha umuyaga mu giti cy'inturusu kwa kundi ibibabi by'inturusu bimwe byahindutse umuhondo bimanuka ibyo bibabi bikamanukana n'inote ya 5 y'umutuku akagwa hasi bakandeba nkamureba tukareba ko ari umuntu wenda uri mu giti ntawe bigira ubwo ibitekerezo wumve ko utizera yuko bigira ubwo ibitekerezo bwo ushobora kuba n'inyoni yikuye ahantu mu rugo ikirere cyose dusanga nta nyoni marayika byose bishobokera ubwo twari twiringiye aho turi bukure amatike tumwaye ariko ntibamwara byanditse ko batamwara amabizinesi yo mu isi ko batamwara se nkanswe iby'imana ntibamwara bamwaye ryasi ngo dusomere hamwe imana arambwiye ngo yabaye abantu babumburaga amaso bakareba aho ndi n'impuhwe mbafitiye ntabwo nahogora imana iri hano iri mu buryo bw'umwuka abamarayika bari hano ubaye mu buryo bw'umwuka wahinda umushyitsi uti uragahora uhimbazwa mana kubera ko winjiye mu buryo bw'umwuka ugasanga abo mu buryo bw'umwuka nayo twe dushaka ngo ize mu buryo bw'umubiri kuko twambaye umubiri ariko imana ivuga ngo oya nimuze mu buryo bw'umwuka Abaroma 9:2 ijambo ry'Imana ibyo rivuga ngo iseseremo mwumve amen idufasha niba twarahamagawe byo kandi turafasha n'abatarahamagarwa abakunda urwiherero bahamagarirwamo kuko imana izi gucuruza igitambo cy'Ikaruvari yamanitswe hagati y'isi n'ijuru kugira ngo yirehereze abantu bo ni bose bityo rero ukunze urwiherero uhamagarirwamo keretse ugiye kubipa no kuvuga ngo reka nze hari wenda za jya ukunda urwiherero izahamagara ihamagaye
burya na mukristo niko byagenze tangiye gusoma neza abyitwayemo neza akunze yihereranya nayo hariya nyine byagenze kuriya. Ntabwo Imana yifuza kugupfusha ubusa. Iyi tariki iranditswe, iyi saha iranditswe, amafoto yacicikanye, ibyo Imana yatanze n'ibyo yagabuye biri imbere y'amazina ya buri muntu wese uri hano, uko agiye kubicuruza. Niba munsi ko ari guterana bisanzwe ni akazi kanyu nyine, banyagupfaza bazapfa ariko banyagukira bazakira. Ariko hari igihe umuntu ushobora kubyitwaramo neza akavuga ati ni njyewe ubwanjye, twagize neza cyane, ni njyewe ubwanjye wari wahamagaye washatse uyu munsi, biracira. Umunyakuri arava hano agende nagera mu rugo yikingirana ahantu avuga ati rero hari ibyo wambwiye ni njyewe wari wararitse. Bivane mu materaniro asanzwe, bishyire mu irarikwa munyamagambo, bwira Imana ati bimbwire binsobanurire neza icyo akoze nyine numvise ngo nungutse ngo binkorere Imana, ni njye washatse ntabwo irisohorera ubu ubusa. Niba nzateraniriza hamwe ngo abagenza ate, abatunganya beza, abaha amavuta, abahanjuza nyine nibo bitwa abanyabwenge. Ubwo bwenge bushakashake, ntushaka ifeza, ntushaka izahabu, nabo bitwa abanyabwenge. Abafata ijambo bakajya, ntabwo ari ugupfa kumva gusa, ni bya bindi mukristo yabwiraga nyamujya, ntabwo ari ugupfa kumva gusa, kujya no kubipfukamira kugira ngo bisigarire Imana nitabitanga biyireba. Ariko jyeweho numvise, ariko ibyo numvise simbifite, ahubwo mpfukamiye ngo ubimpe. Ubuje neza cyane. Kuhanjura ni abanyabwenge, ko muhanjura uko ugenda wunguka, ujya ugenda umenya abanyabwenge ibyo bari bahambiriye, iriya mitwaro bari bahambiriye, gihamya cy'uko uhagarara ku kibizeye yuko barageraho umwana yavukiye. Tuziga ibyo bintu n'ubu atari biri kutwerekeza tugeze ryabo. Ni gute abantu bahaguruka ntibabarangiye, ntibanababwiye, bagutse ngo Aburahamu nta n'akagari yabwiwe, nta n'umurenge, nta n'igihugu, ngo genda ugiyo nzashaka kujya. Numara kumva ukeneye kuba umuntu w'Imana by'ukuri, uzabanza umenye ko uri we. Numara kwiyumva ko uri umuntu w'Imana, Imana ibikwemereye, ahasigaye uzahagarare mu butsinzi, abadayimoni bagutinye. Amen. Satani agutinya, dagagoza ajya kerega ntabona intwaro wazikwije agenda atyo. Amen. Niko abantu b'Imana bagendana kwize kwagiye gutuma bikoreka bicamo ibintu bigakunda. Uwiteka Imana irambwiye ngo byanze bikunze abantu bagiye kurusimuka, bagiye guhagarara bemye, badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, badatsinzwe n'ibimenyetso by'inyamaswa iri kuzana n'iy'isuku n'ibyo iri kuzana byose. Ni abantu bahagaze mu butsinzi, batishidikanya abo bari bo, bashaka bagira ibibashidikanyije byose biza kubiyenzaho bakabiregera Imana. Amaraso ya Kristo akabakoropa akabeza. Niba amaraso ya Yesu nta kintu akumarira, uri kure pe. Yarakuviriye ariko ntuyamesesha. Ko bameseye se, amesesha uwo ari we wese uyiziye. Niba amaraso ya Kristo yaravuye ngo uyameseshe ikanzu yawe, uyameseshe imico, uyameseshe ibyo wibwira n'ibikurwanya byose, akaba ari aho ukabamesesha abandi. Niba uwo muyitanga uzatanga ubukwe. Niba narahaba hakiriye nta Imana itatwigisha. Niba maraya hakiriye ni gute ariko ni gute banditse ngo uhererwa mu Isirayeli. Imana yaduhamagarira kugira ngo nawe wiyandikishe mu bantu bayo, kandi amaraso ya Kristo yameseshe imyambaro yawe, ikanzu yawe bameseye. Amen. Ikanzu yawe mu maraso y'umwana w'intama. Pfukama uhamagara ijuru rikumese. Amaraso ya Kristo yikupfana ubusa, na n'ubu aracyamesa. Cyangwa hari igihe watekereza ngo yaravuye avira bari aracyamesa, na n'ubu aracyamesa. Aracyamesa imyanda, Satani arasubira n'utwe, Azazeri agasubira n'utwe, barakihana ibyaha Imana ikababarira. Ubu se ko twari tubonye igihe agiye kuruko ku ntebe y'imbabazi, icyago cya mbere gitangiye, siga abantu ngo igitwikirizo kizava mu cyago cya gatanu, bakikama bakiyebawe wa mugani zigatangira. Guhera none ubu Imana idufashe cyane. Amen.
amaraso ya Yesu Kristo atubera isabune itwuhagira, atweza tuboneze kandi duhagarare mu butsinzi by'Imana ivuga ntibidupfana ubusa, ahubwo ibyo muri twe bipfe, Mwuka Wera twuzuye mu izina ryawe. Amen. Mana Jehova, icyubahiro ni cyawe. Amen. Amen. N'ingabo zawe z'abamarayika gusa ahantu hari icyo utangaje, hari icyo uvuze, hari icyo wunguye, fatisha imitima y'abantu. Amen. Turi cyo umubyeyi urakicaye ku ntebe y'imbabazi babarira, ngiyi imitima ntawe ukunaniye uhari, twerekere Imana, tugiriye inama, uhagarara mu butsinzi kugira ngo ubone uko utsinda. Urukundo rwanyitangiye n'umukunzi basarabahiga, amaso ye yuzuye imbabazi, amaraso ye yaranyishyuriye. Urukundo rwanyitangiye n'umukunzi basarabahiga, amaso ye yuzuye imbabazi, amaraso ye yaranyishyuriye. Ndagukunda wabanje kunkunda, urukundo ndubona buri munsi, wararinze nyamara hari impamvu, ushimwe wameneye akabanga, ku musaraba watumye tumutsinda. Iyo ndyamye ni wowe unkangura, iyo ndwaye ni wowe unzahura, iyo nkora ni wowe unshoboza, buri munsi uransigasira. Iyo ndyamye ni wowe unkangura, iyo ndwaye ni wowe unzahura, iyo nkora ni wowe unshoboza, buri munsi uransigasira. Ndagukunda wabanje kunkunda, urukundo ndubona buri munsi, waraninze nyamara hari impamvu, ubushimwe wameneye akabanga, ku musaraba watumye tumutsinda.